Abatazi amateka y'u Rwanda baruvuga uko bishakiye ndetse bakaruvuga uko babyumva. Gusa ingano y'u Rwanda dufite uyu munsi ntago ariyo twari dufite mbere. Hari aho rwavuye ndetse hari n'ababikoze. Ikiganiro cyitwa sobanukirwa amateka y'u Rwanda rwo hambere. Utazi yava ntamenye iyo ajya. Niwumva iki kiganiro urasobanukirwa uko u Rwanda rwahoze, umenye n'imbaraga byatwaye kugira ngo rungane uko rungana ubu. Ni igice cyayo cya kabiri, muhawe ikaze muri iki kiganiro. Inkiko rivuga imipaka cyangwa imbibi. Ingabe z'ibihugu nkiko zivugwa ahangaha ni ibihugu byahanaga imbibi n'u Rwanda rugari rwa Gasabo, rutarigarurira ibyo bihugu byose ngo bibe u Rwanda tuzi ubu. Kenshi babyitaga impugu kuko byabaga ari bito ariko byujuje ibyangombwa byo kuba ibihugu. Kuba igihugu byasabaga kuba gifite umwami, ingoma ngabe ndetse n'ingabo. Ibyo bihugu byarimo ibikomeye byari mu burasirazuba i Gisaka, amajyepfo u Bugesera, amajyaruguru Ndorwa, iburengerazuba mu Nduga. Ibyo bihugu nibyo byari byegereye u Rwanda mu buryo bwa hafi, ariko uhereye kuri ibyo hakaba n'ibyari binyanyagiye mu gihugu hagati. Kera u Rwanda rutarashyika ku ntera y'uru Rwanda uko turuzi, rwarimo ibihugu byinshi bingana na za superefegitura zahozeho mu Rwanda. Ni ukuvuga byari ibihugu byinshi, ukongeraho n'inkomoko yarwo ariyo Gasabo. Amateka akaba avuga yuko byatangiye kumenyekana ahasaga mu w'igihumbi nyuma ya Yezu, ubwo Abanyiginya bashyikaga ino. Nyuma yaho mu w'igihumbi na 91 nyuma ya Yezu nibwo Gihanga ingoma ijana yahangaga ingoma Nyiginya i Gasabo. Ingoma Nyiginya imariye kwaduka, yihatiye kwigarurira ibyo bihugu ikoresheje uruhembe rw'umuheto. Imiterere y'ibihugu nkiko by'u rwa Gasabo ni iyi ikurikira. Ingoma y'Ubungwe. Ingoma y'Ubungwe ni imwe mu ngoma za mbere zabayeho mu Rwanda mbere y'ihangwa y'ingoma Nyiginya, ariyo nkomoko y'u Rwanda dufite ubu. Kuko yabayeho mu mwaka wa 300 nyuma ya Yezu, nicyo gihugu cyahanzwe bwa mbere mu bihugu byari bigize uru Rwanda. Ingoma ngabe yabo yitwaga Nyamibande. Icyo gihugu cyategekwaga n'Abenengwe. Ubungwe cyari igihugu kibumbye Ubusanza bw'Amajyepfo, Komini Maraba, Mbazi, Ruhashya, Shyanda zo muri Perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Huye. Ubufundu, Komini Kinyamakara, Nyamagabe, Mudasomwa na Karama zo muri Perefegitura Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ingoma yabo yageraga n'i Nyaruguru, Komini Runyinya na Gishamvu zo muri Butare, na Mubuga
na Rwambiko zo muri Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Yageraga kandi n'aho bitaga Bashumba Nyakare, Komini Kigembe na Nyakizu byo muri Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara. Kandi n'intara y'Ubuyenzi, Komini Shiri na Kivu zo muri Gikongoro, ubu naho ni mu karere ka Nyamagabe. Ikirango cy'ubwoko bwabo cyari ingwe. Umwami wariho ubwo ingoma Nyiginya y'i Gasabo yadukaga yitwaga Rwamba, akaba yari atuye muri Nyakizu, aho ni mu karere ka Gisagara. Undi Mwenengwe wategekaga igihugu cye kugeza gitsindwa n'ingoma Nyiginya ni Samukende, umugabo wa Nyagakecuru wo mu Bisi bya Huye. Abenengwe bwari ubwoko bw'ibikomangoma by'Ingozi, Kayanza mu Burundi byambukiranyije ingoma yabyo igasingira impugu za Butare na Gikongoro zikikije Ibisi bya Huye n'Ibisi bya Nyakibanda, byaje kwitwa Ibisi bya Nyagakecuru biturutse ku mugabekazi Beninganze, nyina wa Nyagakecuru, wari ufite umurwa baragikonda kugeza bakigize igihugu gituwe. Impugu Abenengwe bagengaga zaremaga ingoma bitaga iz'Abiyunze. Muri izo twavuga bwa Nkuba ya Bugumana, Ubufundu bwa Rubuga bwa Kagogo, Ubungwe bwa Rubuga rwa Samukende. Ingoma yabo yaje kwigarurirwa na Mutara wa mbere Semugeshi Muyenzi, nuko yica umwami waho Rubuga rwa Samukende, nuko bica na nyina Benginzage ari we Nyagakecuru, banyaga n'ingabe yabo Nyamibande. Basanze yararaye bayitera urwuma, bakurikizaho no kuyita Rwuma. Iki cyari ikiganiro Sobanukirwa u Rwanda rwo hambere, mwagezwagaho na Jean Pierre Nsabimana. Reka dusubire mu gice cyayo cya gatatu. Imana ikomeze ibahe umugisha.